Yowe Bogari, yowe Bogari, ni Bogari buriya gahunda yacu yo kumenyekanisha intara bro, narababwiye ngo mani gahunda ni ukumenyekanisha intara, ubwo uzumva avuga ngo n'uwo mu ntara ngo n'uwahe, ntuzamwemerere, ni njye wazanye n'umuvu yo kumenyekanisha intara, nkababwira ibyo mu ntara, nkababwira ibibera mu ntara. Ahandi bahita i Rwamagana muri Muhazi, aho nabonye njye nahise Rwamagana Universe kuko harimo tennis, ndaza kubibereka, harimo ama flat screen, wenda ushobora kugira ngo ni ibihuha, MC byivugire ngo nguki, njye nahise Rwamagana Universe, kandi rero musibivuge. Ama MC Kamurari, dukorera hano kuri Yego Center Kitazigurwa. Dufite activities zitandukanye, dufite abana babiga karate, abakina table tennis, dance moderne, traditionnelle, and so on. So icyiza nabashishikariza kuza kuhagera mukareba, tubafitiye byinshi cyane MC Kamurari. Njye rero njye nakabije mvuga ngo ni Rwamagana Universe, kuko Kigali Universe berekaniramo match, harimo ama flat screen. Hano mwana kagatekerezo mwagatekereje uti, kuko njye kandenze, kuko urebye naho urabona ni ahantu hari loko nyine, ni rural area, ariko kuhabona kino gikorwa ni ibintu bya danger. Mwabitekereje gute? Twishyize hamwe nk'urubyiruko, ntago gutya ubona bino bintu, ntago ari gutya byatangiye. Twatangiye abana bitoreza kuri radio iyi ngiyi ya Bluetooth, dutangira nta bantu dufite, so abantu bagenda baza bakunda ibintu. Dushimira n'ubuyobozi Rwamagana bwaduhaye iyi sale, ubundi yitwaga sale ariko ubu bayigize Yego Center. Urubyiruko rwa Kitazigurwa ntago ari rwo gusa, no muri Rwamagana umuntu wese yaremerewe, either na Kayonza. So ahangaha habereye ama event atandukanye, barimo n'ama fashion, ibintu byose biba bihari. Icyo nabifuriza ni ukuzatoya, kuzaza mukareba ibyo dukora. Mbere ngo yari sale, mbere sale yaberagamo ibiki bwo itaraba Yego Center? Haberagamo amakwe, amanama, nyine ibyo babivanyemo, kandi numva ari byo byinjiza. Sobanurira ukuntu bavanyemo ubukwe bagashyiramo ikibuga cya tennis. nk'uko nyine igihugu cy'u Rwanda gishyira urubyiruko imbere ndetse no kuzamura impano, muri urwo rwego rero bavuze ati reka iyi sale tuyegurire urubyiruko, cyane bakoreme imyidagaduro, kuko dore ko urubyiruko rw'aka gace rukunda imyidagaduro, cyane harimo kubyina n'ibindi nagiye mvuga. Mbona ari mu cyaro se abantu baraboneka, kuko nta Beauty Fred nigeze mbona, habe n'uyu y'icyabigenda biza, kuko nabonye akenshi harimo abana bato, cyangwa mwebwe muri best n'abana bato. Cyane nk'uko bivuze, best nze ku bana batoya, n'ubundi niyo ntego yacu, kuzamura abana batoya cyane, ariko n'abakuru barahari. Uretse ko nyine urabona ubu ngubu ntabwo baza ari benshi, nubwo turi muri weekend, ariko nyine muri vacancy nibwo haba hari abantu benshi, cyangwa iyo hari event, kuko turatumira tugatumira n'ubundi burere ndetse no mu bayobozi hejuru, haba hameze neza cyane. Hari ama event, dufite n'umuterankunga wongeye ko baduteye inkunga, umuterankunga wa Fortbet. Urumva nyine tumaze, nubwo narenze ariko si iyo Fortbet ze kunyishyura sha, bake banjye beza kuko baraza kuyimenya. navuze ngo dufite umuterankunga, ntabwo ari wenyine, dufite na Garostek, abakobwa bacikiriza amashuri cyangwa se kwiga kudoda. Urumva nuko tubigenza rwose, dufite abaterankunga benshi. Si Kamurari wari kirimo kuvuga ati mufite abaterankunga nka Garostek. Iyo Garostek ifasha abano bakobwa bo mu ntara bacishi nyine like batwaye inda z'indaro, amashuri yabo yahagaze, bakaza nyine bagahura, bakiga kudoda, bakiga gusuka. Niko bimeze hano? Niko bimeze, baraza bakiga kudoda, gusuka, ndetse bakiga n'imashini, icyo bita short courses. Babyiga amezi 6 bakaguha certificate, ukajya nayo hanze ukabona umurimo. None se nkanjye ko ibyo nize ntacyo byamariye, njye mwamfashe iki? Ko njye sindi umukobwa first of all, gusa mbona ibyo nize ntacyo byamariye. Nkanjye mwamfashe iki? Tureke Garostek, abahungu bo bacishi batize, n'abize ntibagire icyo bibamarira, bo bizagenda ute? Urumva heading nk'uko bivuga ni Garostek, gusa nyine natwe turimo turabitekerezaho, hazazamo mix nyine, ariko nyine ikigero cy'ejuru kiba ari abakobwa, nibura bibe abakobwa bari nka 80%, abahungu ari 20%. Agatekerezo natangaga, urabona muri biganiro nkora mwakangiza icyo bita brand ambassador,
brand ambassador nkavuga ati ajya bahita Yego Center ya Kitazigurwa. sente ya Gitazigurwa mukabinshinga ati wowe ujye utwamamaza ahantu hose ugiye ku buryo umuntu wese uzajya uza agiye nk'i Kayonza agomba kuza hano kureba izi mpano z'aba bana kuko abana nibo terambere ry'ejo akaba yanabakuramo impano kuko urumva hano niba biga kudoda hari umuzungu uzakenera wenda ko bamudodera cyangwa undi muntu uturutse ahandi hantu ati ndebe ba bakobwa muha ubumenyi badodute kuko ntago ari mwe muzagenda ngo mwamamaze hariya ati turanadoda ahubwo twe dufite YouTube ibintu byo kwamamaza cyangwa se nibyo turimo turabitegura kandi ikindi navuze byinshi nibagirwa ko dufite na serivisi z'irembo hano hari na serivisi z'irembo rwose turadekarara ababuze ibyangombwa uko uzi serivisi yose z'irembo zikora turabikora nabyo urumva rero hari ibintu byinshi bijyanye n'iterambere. MC Kamurari nabonye hano harimo ama TV screen hari na wifi wifi irahari na TV screen zirahari intebe nziza abantu bicaro bareba imipira urubyiruko rwa hano ndabona rurishimye rufite ahazaza heza. Kuza kureba nka match ya Champions League bisaba iki kuko nzi ko nko muri Kigali Universe ugura icyo kunywa cyangwa ukishyura hano bisaba iki muri Gitazigurwa Yego Center nakubwiye yuko aribwo bikiza vuba ariko turimo turategura ariko hano ni urubyiruko iyi ni sale y'urubyiruko ndakeka ko urubyiruko nta giciro bashyiraho gihambaye niyo bagishyiraho cyaba ari cyo kugura abonoma ariko ntabwo cyaba gihambaye ni ukumvikana tugateranya tukagura iy'ukwezi tukareba rwose ni ugusharinga nta kiguzi kirimo. Ikindi se ushaka kuvuga kuri iyi Yego Center yanyu wenda naba nibagiwe kubaza wenda nyine nawe icyo umva nyine ushaka kuvugaho kuri iyi Yego Center ubundi tuhite tujya ku MC bwawe dusoza. Icyo mvuga kuri Yego Center mwumvishe introduction zayo mwumvishe ibyo ifite igihe cyo nasaba ni ukugira ngo abantu baze barebe koko ibyo bintu birahari babitestinge babikoreshe. Location location ni ukuza nko ku muhanda ujya kwa muzehe ukatsa ni kwa perezida yego urakatsa muri uyu muhanda ukamanuka w'amabuye uvuye aho bita Nyagatovu ukomeza umuhanda rwose utiriwe ukata ahariho hose ukagera ku kigo cya GS Kitazigurwa ni hepfo yaho gatoya rwose uhita uhabona. Umuntu ashobora kuba ari kuri uriya muhanda wa Nyagatovu wageze muri bino bishyamba akagira ngo hano ni abantu bahaba mani ko dufite Rwamagana Universe abantu barimo ko bajya babashyira mu midugudu mu rwego rw'igihugu harimo imidugudu inyuma ariko hari abantu benshi hari ambiance nyinshi hari abantu barenga 1000 nibura buri mudugudu. Mbibutse ko gahunda ari ukumenyekanisha rero MC Kamurari ntacyo hari ikindi ntacyo ndumva MC Kamurari fashe iyi phone hano ngiye kuguha quiz kuri Gitazigurwa Universe Rwamagana Universe twakiriye umuhanzi Chris Easy MC abantu bazi nyine twenjoy twagiye. Ladies and gentlemen, are you okay? Mumeze neza? Okay, I'm here as MC Kamurari. Ndababwira ko tugiye kwakira umuhanzi Fora ninde ugiye kuza banamwita nuko Chris wamwakiriye bro so hari ikindi tutavuze kuri Yego Center ya Rwamagana Rwamagana Universe ntabwo ari Rwamagana Universe it's Yego Center Kitazigurwa nta byo gushishura reka bibutse ko gahunda ni ukumenyekanisha intara ubundi we erekana outfit ubundi garuka urumva gahunda ni ukumenyekanisha intara bro nerekana ibirimo kwerekana ko atari ngombwa mwana kwiheba ko udatuye keji no mu ntara se niba tu Champions League tuzirebera muri izi sare baba baraduhaye urumva abana bakaza bagakina table tennis natwe nkaza nkakorera ikiganiro ahantu nkaha nkabona MC Kamurari munamufollowinga mu byiboke urumva abana bakaza bakitoza kubyina atari ngombwa ngo bagiye ngo za Kicukiro umwana afite TikTok yanabikorera mu ntara
bigakunda kandi bizaza. Gahunda ni ukumenyekanisha intara. Uzumva avuga iby'intara uzaca inkoni umukubite, ninjye wazanye iyo move. Banyita Bogar Cedric kuri Instagram, kuri Snapchat, kuri YouTube hose. Nakwizera narikuyeho ni Bogar Cedric, powa Bogar bizaza. Follow MC Kamurari kuri Instagram. Ikindi ino Yego Center y'i Rwamagana muri muyizo muzavuge ko ari njye wabazanye, bajye bamana iyo credit, powa Bogar bizaza. Boom.